nawe ni wadusuye. Imana iguhe umugisha, turakwishimiye, ni karibu. Kandi Imana ihe umugisha umuntu wagutumiye cyangwa umuntu wakubwiye aya makuru. Imana ihe umugisha waguhaye lift akakugeza hano. Imana ihe umugisha ukwibutsa kuza guterana. Haleluya. Imana ihe umugisha ubigukangurira. Imana ihe umugisha waba waguhaye itike utari uyifite. Imana iguhe umugisha niba waje n'amaguru. Imana iguhe umugisha. Amen. Imana ihe umugisha kandi bamwe mu bagabo bacu badaterana natwe ariko baza kudufata amateraniro arangiye, nabo Imana ibahe umugisha. Igihe kizagera bamwe bashobora kuba ari kubera impamvu z'akazi, abari nuko bataramenya ibiduteranya, ariko igihe kizagera bazagera aho binjire nabo basenge. Ariko Imana ibahe umugisha. Kamwe umuntu uguherekeza akaza akagufata ngo ntakwiye guhabwa umugisha. Imana imuhe umugisha. Amen. Hanyuma Imana iguhe umugisha nawe nutaha ukaba ufite imodoka kuza guha lift undi. Wigendera n'imodoka yawe ukabaza uti ninde werekeye aho nerekeye, nawe Imana iguhe umugisha. You never know, ntago ubuzi umuntu uko yaje, ari umuntu aba yaje afite itike yonyine muzana. Yesu ashimwe. Kera twagenderaga muri bisi amafaranga 100, ngo bisi zarahenze. Mbere ntarakenamo nago ndayenza agaciro k'amafaranga 100. None rimwe njya ku rusengero mfite 100 rinjyana gusa. Nicaye muri bisi nicana no mama ndacyamwibuka undi pasteri yitwa mama Emilienne aranyishyurira. Yewe numvise amaye nka miliyoni. Nkavuga ngo ya koko Mana ntago yarazi ko mfite 100 ryonyine rinjyana, nari butahe n'amaguru cyangwa kubwo ubuntu bw'Imana ukamenya uko bigenda. Rero uzajya ubumugisha aho bishoboka, harimo ibiba bitavunanye. Kuva icyo gihe rero ko nazaga muri bisi mfite arenze 200 nahitaga nishyurira umuntu uri iruhande rwanjye, kuko we never know, wabona nawe yaraje nkuko nanjye narinje. Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Kindi gihe kimwe rero nari ntashye mvuye ku rusengero, kandi umunsi nari nasemuye. Urumva iyo wasemuye abantu babaza umwenda wambaye kuko bahagaze imbere y'abantu. Twavuga kuri Zayoni hari atarajyamo kaburimbo, hari mu muhanda w'ibitaka. None uwo munsi nta tike yo gutaha n'ubundi nari mfite. None nshaka kwegera umumama umwe yitwa Lili, nawe ni pasteur, nshaka yari inshuti yanjye, nshaka kumwegera ngo musabe itike, ariko numva umutima biranze. Habaho igihe cyo gusaba n'igihe cyo guceceka. Nuko wera azajya kubwira igihe ugezemo icyari cyo. Ngiye kumubwira Lili, yari kumpana 1000, ibintu nk'ibyo byoroheje, ariko numva biranze. Ndavuga ariko Mana uzi gukoza isoni kabisa. Ubu se ko hari abantu baza aho ntuye, ubu ngiye kuzamuka ro kuri no kaburimbo, uravana kuva kuri descente ni kaburimbo. Ubu ngiye kuzamuka kuri no kaburimbo saa 2 z'ijoro, umuntu ubona ngenda n'amaguru nahagaze imbere, ubu ari mubone ko ngiye. Usarabona ko ndi muri siporo. Usa nivuge ngo ngiye hano imbere muri iryo joro umuntu w'umudamu. Mana ni nziza. Ngeze kuri descente haza umupapa yitwa Bosco, yari umukuru wa protocol, cyangwa nawe ni pasteur ubu. Muzajye mukunda mu nzu y'Imana. Umuntu arahakurira, umuntu arahindukira, kuko ntago yakekaga ko naba ntafite 100 cyangwa ntafite ayo gutega, ariko itambwira ngo uwo mukozi w'Imana tugukoreho umugisha tukugeza aho ugiye. Baba we. Yesu uri mwiza. Baranjyana bangeza aho ngiye. Uyu munsi ku Gisimenti. Ntago yarazi mu mufuko byifashe. Imana ibaha umugisha. Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Reka dukomeze mu ijambo ry'Imana. Imana ifashe mbivugemo cyangwa mpe kuvuga ibikwiriye Mwuka Wera. Mba narondogoye ariko byose biba ari ngombwa. Turacyakomeje inyigisho zacu. Uyu munsi wa gatatu tuzivugaho my life my choice. Abo tumaranye iminsi twarabisezeranye ko ari kugira ngo bidukangure ndetse binaturakaze. Ari umuntu byibuka. Binaturakaze kugira ngo dufate ibyemezo bizima. Mwuka Wera adushyigikiye. Buriya dukwiye gukora icyo dusabwa gukora, icyo dushoboye, icyo tudashoboye Mwuka Wera arakidushoboza. Haleluya. Ariko Imana ibidutegerejeho ko dukora ibyo dushoboye gukora, hanyuma Mwuka Wera akabibona ko hari ibyo tutabashije akabikora. Hari ibintu utabasha ariko Mwuka Wera azabikora. Ariko byibuze ukaba ubifitiye inyota, wifuza impinduka mu buryo bwose mu buzima bwawe. Imana ibagirire neza. Haleluya. Ubuzima bwanjye, amahitamo yanjye. My life, my choice. Amen. Dufite ibintu byinshi mu buzima bwacu, ibintu ibihumbi byinshi bituma tutaba
qualified cyangwa tutaba qualifiye mu kintu runaka. Hari ibintu byinshi byagukuramo bahamagara abantu runaka ntujyemo, wowe nanjye ntitujyemo kuko tuzabyujuje. Ibyo bintu bihoraho mu buzima, nta muntu waba qualifiye cyangwa qualified ku bintu byose. Hari ahantu uburiramo nyine. Haleluya. Bashobora guhamagara abagore b'inzobe ugasanga urirabura, bahamagara birabura ugasanga uri inzobe, bahamagara ababyibushye ugasanga urananutse, bahamagara abananutse ugasanga nturimo, bahamagara abize amashuri level runaka ugasanga nturimo, bahamagara bafite ababyeyi bombi ugasanga nturimo, bahamagara rimwe na rimwe ikintu kigiye gufasha kikavuga ngo tuzafasha abana b'imfubyi kandi nawe wikeneye ababyeyi bahari bameze nk'abadahari ugasanga nturimo. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma tutabamwe ahantu runaka. Imana yacu tugirire neza. Hari ibintu tutanasiba ku buzima bwacu, background zacu, amateka yacu, aho dukomoka. Hari ibintu tutazigera usiba, uzabana nabyo, nzabana nabyo, dukomezanye. Hari ibintu rero byinshi rwose byadukura mu bintu runaka. Imana yacu tugirire neza. Hari ibintu tutahindura kandi ibyo nta kintu bitwaye. Haleluya. Ariko hari ibintu twese dusa nk'abareshyamo kandi twakwinjiramo tukabyinjiramo rwose. Ibyo nifuza kuvugaho, nkifuza ko ibyo ngibyo dufiteho amahirwe, icyo gice cyo mu mwuka dufiteho amahirwe angana. Haleluya. Angana, abantu bose bemerewe. Nkifuza ko iyo mahirwe njyewe nawe tutayatakaza. Hari ahantu bahamagara tugasigara, Yesu ashimwe cyane, ariko hari andi mahirwe dufite twese turayangana, arangana, aradukinguriye twese kimwe. Nifuza no ko we nanjye twafatanya tukayexploringa yose ko yakabaye, tukayexploita yose, tugacukumbura, tukagibwina, tukayakurayo yose nk'uko angana. Haleluya. Twabaye abana b'Imana, abizeye Kristo, twabaye abana b'Imana tutabikoreye. Uyu munsi turi abana b'Imana, nta kintu na kimwe twakoze. Haleluya. Hari igice rero cy'umwuka kitarimo bariyeri, kitarimo inzitizi, kitarimo igisika, ku buryo najya gutambuka bakambwira ngo ariko rutangwa amashuri ntabwo ageze, ntabwo yuzuye, garukira aha. Iki gice cy'umwuka nta bariyeri, nta ruzitiro. Haleluya. Ubwo rero kitagira uruzitiro, Yesu ashimwe, niyemeje kugera hose ahashoboka. Ngwino dufatanye urwo rugendo. Haleluya. Nta kintu na kimwe kizagusubiza inyuma. Uzabana n'Imana uko ushaka, uzinjira ibwina, nta bariyeri. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana, nta rusika. Urusika rushobora gushyirwaho nawe wahisemo kubitwara mu buryo bwo hejuru. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Nkaba ngusaba rero, kuko dufite ibintu byinshi bishobora gutuma tutahamagarwa cyangwa tutaba qualifié cyangwa qualified, niba ariko bavuga, kuko dufite ibyo bintu byinshi. Haleluya. Ndagira ngo iki kimwe duhuriyeho kidafite umupaka, muze tukinjiremo neza. Haleluya. Kandi cyiza cyacyo iyo tukigiyemo neza kigira ingaruka kuri bya bindi nziza, ingaruka nziza. Haleluya. Ibintu bikorwa mu isi yo mu mwuka ku bana b'Imana, nta ruzitiro, nta bariyeri, nta hantu bashyizeho akarongo ngo bavuge ngo rutango rero ngo umaze gukizwa cyane ngugarukiraho, ngo dore ngo wamenye Imana aho gatoya ngugarukiraho. Imana ni ngari, kumenya Yesu ni bigari. Nakomeza nkigira imbere nkazarinda nsaza cyangwa nkazarinda mva muri uyu mubiri ntari nabirangiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndakwifuriza rero ko aho hantu ho utajenjeka, kuko ku isi ufite ibintu byinshi utemerewe kuzinjiramo kubera impamvu zitandukanye. Amen. Ahangaha muri iyi si y'umwuka nta kriteriya bavuga ngo kuba yujuje ibi, kuba yujuje, kuba yaravutse, kuba nabyo badusaba. Wabaye umwana w'Imana, Imana ishimwe. Niba utaramubana bw'imiryango irakinguye. Haleluya. Ariko ndagusaba ngo winjire usingire ibintu byose biri muri Kristo Yesu. Haleluya. Ibintu byose Kristo yadufatiye mureke tubyinjiremo tubyakire. Amen. Haleluya. Yesu yaravuze muri Yohana 15:15 ngo sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Haleluya. Nkunda imvugo y'ubumana ivugira ibiri muri preza ukuntu. Haleluya. Byose ndabibamenyesheje, ariko wareba ugasanga ntabyo uzi, ntuzi uko bigenda, ariko wicyo yagombaga gukora yaragikoze. Haleluya. Nta kitwita abagaragu, ntabwo yadushyiriyeho uruzitiro ngo avuge ngo umwe muragarukira ahangaha, ntabwo muri Abisiraheli muragarukira ahangaha, dore wavutse mu muryango utazi Imana, dore watinze mu byaha, dore watinze gukizwa, ngo ashyiraho akantu k'akazitiro ngo ahangaha rero ntiwemerewe kuharenga. Sinkibita abagaragu kuko abagaragu hari ibintu bimwe batamenya, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose murabyemerewe kubimenya, byose mwarabihawe. Ese ko bihari bikaba bireremba, habura iki kugira ngo tubisingire? Haleluya. Niyo mpamvu twiga ijambo ry'Imana buri munsi, kugira ngo uyu munsi nakireho kamwe, ejo nakira kandi,
ejo menya kandi, ejo nisenga mishurirwa kandi. Niyo mpamvu kuba mu nzu y'Imana, nshuti z'Imana tugihumeka, ntago bifite iminsi umuntu yagombye kuvuga ngo numvise byinshi nguri kandekeraho. Amen. Haleluya. Ukimara kumenya ko nta criteria bagusaba, ukimara kumenya ko ntabyo bagusaba kuzuza, nta condition. Haleluya. Ugambire mu mutima wawe kutazagera na kimwe uhomba cyangwa ubura cyangwa upfa utagezeho, kandi Yesu yari yarakiguhaye. Hari umuntu unyumvise? Wiyemeze mu mutima wawe kutazagira na kimwe gisigara taragihagazemo, taragihawe, kandi Kristo yari yarabiguhaye. Muranyumva nshuti z'Imana? Ibintu byo kugarukira bugufi tubiveho. Amen. Ntidusaka ibintu biri superficial bigarukira hejuru, kandi twemerewe no kugera ibwina mu mizi imuhengeri, amabanga yose y'Imana akaba yacu. Haleluya. Nuramya Imana, nusenga, nuyikorera, ugerageze kutagarukira hejuru. Sibyo nshuti z'Imana? Tujye deep, dushorera imizi muri we. Haleluya. Kuko harimo inyungu zitangaje. Ndifuza kutazagira na kimwe mpomba mu byo Yesu yari yaramfatiye. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakolosayi igice cya Abakolosayi ntago hagira rimwe na kabiri. Abakolosayi 2 igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Ni urwandiko rumwe Paulo yandikiye iri torero. Igice cya 2 6 na 7. Cyaba mwuka wera akaza kuvugana n'umutima wawe. Haleluya. Ngo nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu, mwaramwakiriye, kuba mwakiriye Imana ishimwe, kuba taramwakira wamwakira n'uyu munsi. Ngo nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Munashobora kumwakira ariko ntagendere muri we. Byose ni intambwe. Uko mwamwakiriye hari ingendo, hari uburyo, hari umuntu ukuntu umuntu agendera muri we. Hanyuma nyuma yo kugendera muri we, mushoreye imizi, mu yandi magambo mumanutse pfo mutagarukiye hejuru, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nkuko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Haleluya. Ubwo mwakiriye Kristo umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Umuntu ashobora kumwakira ariko kugendera muri we ntabishigukire cyane, akavuga ati cyangwa ubwo nuko nakijijwe ngewe nzajya mu ijuru, ariko ibintu byo kwinjira cyane. Ariko Bibiliya iradusaba ngo ubwo twamwakiriye tugendere no muri we. Ntitugendere muri we gusa, tube deep, tube rooted muri we, dushorere imizi muri we. Haleluya. Hanyuma twemere twubakwe muri we, dukomejwe no kwizera nkuko twigishijwe, dufite ishimwe ryinshi risesekaye. Haleluya. Kubura imizi muri Kristo, kubura kuba deep, bifite ingaruka ibihumbi ku bana b'Imana. Nyamara barakijijwe, nyamara bafite ubugingo buhoraho, barababariwe rwose, amazina yabo nta gihanaguwe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ariko kubura gushora imizi bigira ingaruka nyinshi, zirimo kutaryoherwa n'uru rugendo, zirimo guhungabanywa n'imiyaga y'uburyo bwose. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Umugani tubona muri Luka, tubona muri Mariko, ugaruka inshuro nyinshi mu butumwa bwiza. Ndawukoresha mu gice cya 8 cya Luka, turasoma imirongo mikeya, ndaguha homework yo kuza kuwusoma wose. Luka 8:6, dusimbuke dusome 11 na 13. Ni imbuto zasohowe zikajya kubibwa abagize umugisha wo kuba muri za Sunday school bamaze imyaka bawumva. Haleluya. Reka dusome kuri 6. Ngo izindi, ubwo ni imbuto, izindi zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma kuko zihabuza amazi. Imbuto nta kibazo yari ifite. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Iyi mbuto yabibwe aha hantu ku kara henda kumera nk'ibuye. Imbuto yari nzima, ariko ho yabibwe hari hafite ikibazo. Uretse ikibazo cyaho yabibwe gusa, yabuze n'icyayivomerera. Ngo ziruma kuko zihabuza amazi. 11. Ngo dore iby'uwo mugani, agiye gusobanura. Dore iby'uwo mugani ni ibi. Murabizi abigishwa ba Yesu bamubajije biherereye. Ngo dore iby'uwo mugani ni ibi. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Izo mu nzira abo nibo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe.
Haleluya. Iyo twumva ijambo ry'Imana ntago tuba tuzi ko hari indi ntambara mu mwuka itagaragara idutegereje, andi makuru adukubise, idutegereje tugize ibindi bintu twumva biduhungabanyije, idutegereje kugira ngo ikure rya jambo ryashyizwe mu mitima yacu. Kandi uyu mwanzi abikora kubw'impamvu ngo izo mu nzira abo nibo bumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Hari aharimwe babuza kugera bituma ijambo ry'Imana ritaregama mu mitima yabo, ritahatinda. Haleluya. Iyo tuvuye mu materaniro inshuro nyinshi twese dutahana akantu k'umunezero, siko bimeze. Ijambo ry'Imana ukuntu uba waryohewe wumva ufite icyizere muri wowe, hari ukuntu biba biryoshye mu mitima yacu. Umwanzi nawe arekereje kugira ngo akuremo icyo cyabibwe, aterekemo cya kintu usanganywe. Mana yacu ishimwe. Kubera iki? Kugira ngo utizera ngo ukizwe. Reka ntange urugero. Haleluya. Kwa muganga bajya baduha ripoti ziteye ubwoba, siko bimeze. Hanyuma na Yesu akatubwira ko akiza indwara zose. Haleluya. Rimwe na rimwe ukumva birakuzuye ko akiza indwara zose, ko mu mibyimba ye twakize indwara, ko gukira kwacu twagohawe hashize imyaka irenga 2000, ukumva urabyuzuye, ugasoma abagamba bivuga, ugasoma Zaburi 103, ababarira gukiranirwa kwacu, akadukiza indwara zacu zose, agakiza ubugingo bwacu kugira ngo butamanuke bujye muri yamva cyangwa muri rwarwo hakiri kare, bikakuzura. Ariko kuko birimo bibyigana na ripoti yo kwa muganga, birimo birabyigana, bizombi birahari, byose nukumva. Haleluya. Byose no kugira gute? Nukumva. Ripoti yavuze ngo iyo ndwara ntikira, ibyo barabibana iteka. Hanyuma ijambo ry'Imana rikambwira ngo akiza indwara zacu zose, bikabyigana, ikirushije ikindi imbaraga akaba ari cyo kigenga ibikurikiraho by'ubuzima bwanjye. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Kuko rero amakuru mabi yo yibunza ahora kuri televiziyo, ahora mu bitekerezo byacu, ahora dukomangira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikwiriye kuba mu mitima yacu ari ryinshi cyane kugira ngo ribidiriwe. Haleluya. Ubuzima bukambwa Hortense ntacyo uzabamo, dore nabi wanyu nta kizima cyahavuye, dore nibyo wakoze kuva kera bikakubarira amayesheke. Oh haleluya. Nago nakubarira inshuro nahombye mu bucuruzi, ariko Mana yanjye reka duhese icyubahiro. Ngiye muri izi nkuru natinda, ariko igihe kimwe twacuruzaga agatogo murakazi. Agatogo twagacuruzaga muri gare ya Nyabugogo. None bakaryaga mu gitondo abashoferi. None umubyara wanjye imwe marayika aramuzi, twabikoranaga duteruye mu gitondo, mugateka mu saa 10. Tugateruye mu gitondo ko agatogo nise birameneka. Arambwira atari ko Didi ubaka agatogo kazatukiza. Satani rero akakubarira inshuro wahombye, akakubarira ukavuga uti nukuri nakangira ngo mbivemo, ngira ngo nyamara imigambi y'Imana kuri twebwe ni myiza. Haleluya. Ariko ijambo ryaje muri twebwe rirabisunika, ibyo biyesheka byose wagize ijambo ry'Imana rikabisunika. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikakubwira ko ari kuzi, rikakubwira ko ari gutekerezaho, akakubwira ko imigambi ye kuri wowe ari myiza, akakubwira ko utari ingwiza murongo, bikagira icyicaro mu mutima, ugatangira ukabyakira, ukajya ugenda nk'umuntu w'umuherwe kandi nta kintu kirajyamo. Haleluya. Ukumva ufite ikintu cy'igiciro, ukumva ufite ikintu cy'icyubahiro, kandi waburaye utaje uko byaje kubera ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima kugira ngo batizera ngo bakizwe. Arabizi ko niritinda mu mitima yacu tuzizera kandi tugakira, akarikuramo kugira ngo ritahatinda uhora umeze kimwe. Mani tugirira ubuntu. Ngo izaguye kukara abo nibo bumva ijambo bakaryemera banezerewe. Nkuko tuba turi hano materaniro twagize ibihe byiza byo gusenga, tuzagira umugoroba wo gushima Imana no guhanura umwaka utaha ku itariki 21, ubwo ndabyibutse, ubwo mbise nibuka ko bizaba biryoshye. Haleluya. Mu saving itariki azaba ari kwa 3 n'ubundi. Izaguye kukara abo nibo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Mwibuka ko turimo turavuga ibintu byo kujya deep, byo kujya imuhengeri. Baryemeye n'ukuri banezerewe kandi batigirisha, ariko babuze ikintu cyitwa imizi. Bizera umwanya muto maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Bari bizeye, bari banezerewe, ariko babuze icyitwa imizi. Kandi imizi murabizi ko itamera ijoro rimwe, ntimubizi? Iyo umuntu ateye imbuto yavoka yasubiye mu gitondo asanga imizi rwose yabaye myinshi, bifata iki? Iminsi.
iminsi yo kuvomerera, iminsi yo gushyiraho ifumbire, iminsi yo gutwikira akakira akabuto gatoya. Niyo mpamvu bakora pepiniyeri bagashyiraho ibya byatsi hejuru cyangwa bya bishashi kugira ngo izuba ritaza direkte, kuko kataragira imbaraga. Imizi ifata iminsi. Haleluya. Umuntu wabanye n'Imana neza agaburira ubugingo bwe afite imizi miremire kuruta umuntu ubifatiye hejuru cyangwa uje ako kanya. Muranyumva nshuti z'Imana? Imizi ntimera ijoro rimwe, ariko imizi yaje, bya biti bihagaze tubijya tubona umuyaga wakubise ariko bigasigara bihagaze. Kubera iki? Byamaze iminsi bishora bihinduka inturusu ndende cyangwa ibiti birebire. Nubwo umuyaga waza umeze gute, ntago gifatwa nuko ari kirekire, ahubwo gifashwe n'ibirepfi bw'Imana. Niyo mpamvu Satani atifuza ko abera batinde mu ijambo ry'Imana cyangwa batinde mu bintu by'Imana. Ntushobora kubona uburyo ibiganiro bitagira umumaro kuri YouTube, bitagira umumaro. Ndabivuze. Nubwo byaba biri kuri channel zitwa za Gikristo, ariko bitagira umumaro by'impaka. Ngo Rutanse ngo nuwa mbere, ngo hanyuma ngo nuza, bikamarira iki ubugingo? Ubundi se ubapanga ukurikije iki? Ngo cyangwa nuwa kabiri parapora kwa. Ntago mushobora kubona uburyo bigira abana b'Imana benshi. Impaka z'umurozi n'umupfumu n'umupasteri baburana, ntimushobora kubona uburyo abana b'Imana benshi babimbaramo amasaha n'amasaha. Kuko Satani arabizi ko nta kintu byakumarira. Burya n'ubuhamya burakuryohera ariko ntibukugaburira. Yakubwiye ko agatogo kamenetse biragusetsa kumva biranakuryoheye ariko ntibikugaburira. Kuko ni amagambo ya Rutanse. Haleluya. Ngo izaguye ku kara abo nibo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Satani amakinga sure ko tudashoye imizi, kuko yifuza ko twumva rimwe na rimwe. Ngo bizera umwanya muto maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Barazira iki? Barazira ko babuze kuba deep. Nari mbabwiye inshuti z'Imana ngo kujya mu bintu by'Imana mu buryo buri superficiel, mu buryo bucishije, bigira ingaruka ibihumbi. Mureke turibemo. Haleluya. Dufite umugisha wo kugira abigisha b'ijambo ry'Imana benshi kubera ikoranabuhanga. Abapasiteri dukwiye kubimenya ko nta mukristo uzongera kugira pasiteri umwe. Ibyo byararangiye, ibya kera. Urankurikira, wamara kunkurikira ugakurikira n'undi, warangiza ugashyira no ku munzani. Kandi biremewe. Waba ufite umugisha wo kumva ibyongereza n'ibifaransa ukumva n'abahandi, waba uzi igiswahili ukumva muri Tanzania, waba uzi, biremewe. Gusa iyo urimo kura urashungura. None washungura niba ukurikira Rutanse urugero, ugasigara wumva abantu batavuguruzanya nawe, ariko benshi, kuko sinza kuvuza kumva benshi, ugomba kubumva. Nanjye ndabumva. Haleluya. Ariko umwanzi ntashaka ko dushora imizi. Ntashaka ko dutinda mu ijambo ry'Imana ngo tube deep, twe kuba, kuko arabizi ko iyo tubaye abantu bo hejuru azadusunika uko ashaka. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Icyamukanyumva. Kuko iyo udafite imizi ijambo ry'Imana uzahora uryemera unezerewe. Noneho ujye uhora wibaza igihora kikubaho. Ese ko mba navuye hano nezerewe? Ese ko mba navuye mu nzu y'Imana mfite ingamba? Ese mu masengesho y'iminsi ngaye ko mba mfite ingamba? Kuki nyuma y'ukwezi zinshira mu bigenda bite? Wabyakiriye unezerewe n'umutima mwiza, ariko fata umwanya wo kuvomerera. Wongera uvomerere kugeza igihe usoreye imizi muri Kristo, ugahinduka igiti cy'inganzamarumbu kitagitwarwa n'imiyaga, kuko birashoboka. Haleluya. Amen. Ubwo buzima bwaba amahitamo yawe. Kutaba deep ngo ushore imizi muri Kristo, n'ijambo rye rishora imizi muri wowe, bituma imisengere, intambara y'umwuka, ubuzima bwa Gikristo byose ubikora nabi, kuko ntumenye igikwiriye n'ikidakwiriye. Ariko kutinda mu ijambo ry'Imana, ukuba deep nako mu bintu byose by'Imana, ubuzima bwawe bwanze bikunze buzagira impinduka. Kuko mwibuke ko nta condition na criteria mwisi rwose arantu utazigera ujya no gusaba akazi kuko uzi kutabyujuje, ariko mwisi yo mu mwuka twese iradukingukiye. Nimureke tujyeyo, nimureke dukomange, nimureke dushake, nimureke twigira imbere. Ubonye ibintu byose bibi bituma tutaba qualified, bitudisqualifier, naho twemerewe koko tuhabure. Kadoheze icyubahiro. Haleluya. Nasanze nta kindi ncungiraho uretse Yesu. Ndavuga ni nzagufataho. Amen. Nzagufataho kandi cyane, kuko nshubije amaso inyuma nasanga ubukererwa bwinshi mu buzima bwanjye. Okay, ushobora kwikungereranya nawe ukavuga uti namba nawe. Buri muntu amenye ibye. Haleluya. Ariko Yesu navuze nzagufataho. Ibyo uvuga nziga kubishaka. Sindagira ku muvuduko nshaka, ariko ndimo ndajyayo. Haleluya. Ni wowe mfite, ni wowe mutabazi wanjye, ni wowe umbesheje. None se ndareka gushaka ibyawe gute? Ni wowe ungize, ni wowe nkesha byose.
ndareka gutindana nawe njye hehe handi. Haleluya. Ntago nkubwira kuba pasiteri, ariko gutindana nawe bizakubyarira inyungu z'ibitangaza. Haleluya. Kudatindana nawe bituma intambara y'umwuka iradutsinda, gusenga bikadutsinda, ibintu yarangije yamaze no kubikora, ariko twebwe tukagendana ubwo bwoba kuko tutazi icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Ntabwo wabara abana b'Imana bumva umuvumo begereye kuruta umugisha, kuko nyirasenge yarogaga, kuko nyina wabo aroga, kuko bamubwiye ko bamuzinze, kuko ntago kandi makana ko abarozi batabaho. Hari imyaka nabihakanaga, ariko abarozi barahari we. Hari n'ibintu umuntu atatinyuka kuvuga byo mw'isi yo mu mwuka, kuko abantu baba bakurikiye baba bafite ibigero bitandukanye byo kuba hari ibyo bavuga ati turapfuye turashize noneho, hari n'ibyo kandi ubwo nanjye nziho agace, kuko umuntu wese amenya aho agace. Ariko abakozi ba Satani babaho, ariko ntukwiriye gutura ahantu wumva wegereye umuvumo kuruta umugisha, kuko Yesu yihinduye umuvumo kugira ngo wowe ukurweho umuvumo. Rero iyo ibyo bintu byicaye mu mutima, abavuma baravuma, ariko ukumva wegeranye n'icyo Yesu avuga kuruta ibyo bakoze. Ese nuko batabikora bazabikora nicyo bashinzwe, nibagira umugisha bazakizwa, nibatakizwa bazarinda basaza bakivuma. Mbega ibyago. Imana itugirira ubuntu. Ariko ijambo ry'Imana warigiyemo, wegerana n'icyo Yesu avuga kuruta icyo ubwirwa n'abantu. Haleluya. Abagalatiya 3:13, Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Haleluya. Nukuvuga ngo ibikuvuma n'ibimvuma ntago bifite ubutware n'uburenganzira n'ubushobozi, kuko hari umugabo wihinduye ikivume ku bwanjye. Ubwo rero imivumo yose yanyoherezwaho ijya kuri we. Haleluya. Yose yari yarayishyizeho, umva bataranamvuma, batarakuvuma yari yarayishyizeho. N'urukingo mbere yo kurwara. Ariko iyo tutabaye deep, riba ijambo nyine nk'ubu kuryumva rimwe nyine mpamvu bidahagije, nk'ubu uraryumvise ariko mu kanya uzaba utakiryibuka. Mu misengere myinshi y'ibintu byatinze, imvugo y'abana b'Imana ihinduka mwene iyi: baranzinze, baramvumye. Noneho hakaba n'inyigisho rero zibihembura. Buri inyigisho zikwiye kuba balance. Isi y'umwuka ikwiye kuvugwaho, yes rwose, hariho n'abantu ngira ngo baba barabihamagariwe, barabihawe n'impano. Ariko iyo wumvise ibintu by'umuvumo gusa n'amazina n'abakiharya y'abacwezi biwanyu n'amazina none ukabyiga kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12, then what? Bimara iki? Mbese ukaba specialiste mu mazina ya za Nyabingi zo mu Rwanda na za Ryango, uri specialiste Kagoro, Kakirukerereza. Nta muntu ndimo mvuga Imana ishimwe, ndimo ndavuga ibiriho. Ariko ukaba specialiste muri byo. Isi y'umwuka ibaho iyo wizera ko Imana iriho n'abamarayika, wizera ko na Satani ariho n'abakozi be. Uko Imana ihagurutsa niko na Satani arokrita, kandi habaho n'uruhererekana. Kenshi umuntu yabaye umurozi abakeneye undi muntu azabisigira. Igihe kimwe hari umurozi kimwe hari umurozi umwe wapfuye rero senze, Imana irambwira ngo umuntu uzamusimbura ntaravuka. Seriously? Nabo bafite imirimo, bafite ibikorwa, ariko nta kintu byakumarira kuba specializamo umwaka ugashyira ari byo. Muzi ko mu bintu Yesu yavuze byo kwirinda, yaravuze ngo twirinde uko twumva. Mu by'ukuri byongereza ngiye kuvuga ngo actually muri Luka 8 umurongo hepfo wa 18 wa 10 ngira ngo ahanga Yesu aravuga, amaze kuvuga iyi nkuru yaravuze ngo mwirinde uko mwumva. Ibintu utegera amatwi uzasa nabyo, ubyumve kugira ngo umenye ko usenga. Ariko niba ari ryo jambo ry'Imana wumva kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kundi kwa mbere, nta muntu uboha byiteka yarahuye na Yesu. Niba aboshye byiteka afite ikindi kibazo. Ikindi ntabwo ibigukiza Yesu yabibika muri Hortense, ntibibaho. None se mfuye, none se nimutse, none se mvoyaje ukambura, ntibishoboka. Nukuvuga ngo mu itorero turimo uyu munsi wa none, mu gihe cy'umwuka wera, data arabizi ko ushatse Yesu wabohoka ku giti cyawe. Niko kabaho gukenera gusengerwa k'umuntu, ariko nta gusengerwa kwiteka. Nibishoboka ko wanshaka mu kwa mbere nkurambike ikiganza kugeza mu kwa 12, ntabwo ibyo bintu biba birimo ikintu gifite ikibazo. Oh, muracyankunda.
Yesu aravuga ngo mwirinde uko mwumva, kuko ibyo twumva biratumekinga, bigira twebwe, biradukora, biraturema. Ubushizi bw'amanga bw'ijambo kuryumva rirakukora, rikaguhindura umuntu watinyutse ubwami bw'umwijima, ukamenya ko kuva Yesu ari muri wowe imivumo y'Iwanjye itakigufashe. Haleluya. Izakomanga, kuko Satani nicyo ashinzwe, azakurasa, ntagashobora kurekera kurasa. None se yaba amaze iki? Azaturasa, azatwoherezaho imyambi, ariko ntiturabe, kandi ubutsinzi iteka buri mu ruhande rwacu. Haleluya. Desambre yageze, batubu turapfuye turashize. Desambre tuzayirenga twongere tuyirenge. Imana yaturinze tutaranakizwa, ariko mw'abantu ubu nta myaka wamaze uzungurutana utanazi na Yesu. None se wabaye hute? Kandi abarozi b'Iwanjye bo bari bahari kandi bararogaga. Wabaye hute? Haleluya. Satani aratwanga, azaturwanya, ariko uri muri twebwe arakomeye cyane kumuruta. Ikimenyimenyi turacyahari kandi atararekeye gukora amabiye, ariko ibitekerezo byawe nibivugururwe. Reka ijambo ry'Imana rishorera imizi muri wowe, nawe ushore imizi muri Kristo, kugeza igihe imvunane n'ibibi watewe n'abantu n'ibyo wabwiwe n'ibyakugezeho, kugeza igihe byamburiwe imbaraga. Haleluya. Icyo Yesu avuga kikaganza mu mutima wawe. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Yihinduye ikivume ku bwacu. Ushobora kubura ubutsinzi hejuru y'icyaha, kuko icyo Yesu yakoze kitashoye imizi mu myumvire yawe. Yaragikoze, ariko nticyashoye imizi mu myumvire yawe. Nafashe ingero ntoya gusa ngana aho nshaka kugana tukanasoza. Mu Baroma 6 umurongo wa 6 kugeza kuri 11. Ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Haleluya. Umuntu wacu wa kera utanse utarukijijwe, wowe utarukijijwe, umuntu wawe wa kera wari wuzuye ibyaha. Ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Yabambanywe nande? Na Kristo, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Umva iyo urwana n'icyaha cyanze kukuvaho, iyo ufite umugozi runaka urarwana n'ibintu bihishwe, bimwe muri byo ntibinavugika, masturbation, agakajisha kuri pornography, kandi uri umukristo, ufite ikintu cy'icyaha, urihishwa ngo inzoga kandi ntubikunda, urakwepuka ngo itabi kandi utabikunda, ufite ibintu bibi bizamuka mu mutima wawe wanga nawe. Kuko iri jambo riba ridashoreye imizi muri wowe, urwanira mu ruhande rwo gutsindwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko ijambo nk'iri ryashoreye imizi muri wowe, urwanira mu ruhande rurimo ubutsinzi. Haleluya. Uvugana n'icyo cyaha kikuboha, ukavugana n'iyo ngorane, ukayibwira amagambo nk'aya. Ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wa kamere, umuntu wanjye wa kera yabambanywe nawe, yabambanywe na Kristo, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Twarabihawe, buryo ubwo bubata wabutsinda. Haleluya. Ntabwo abakiranuka uyu munsi bavukanye bakijijwe bafite ka portion, bafite agapande ko gukiranuka. Ngo none ngo Imana insanga ivuye ngo Rutansi ngo kameme ngo yarageragezaga, ngo yarafite akantu k'agapackage ko gukiranuka. Twara abanyabyaha rwimbi. Niba hari abantu batsinze ibyaha, nawe wabitsinda, kuko ari wadutsindishirije. Haleluya. Ikintu cyinshi kizanye uburyarya mu bakristo ni iki? Ni ukubera kugerageza guhisha ibyaha. None bikaba ngombwa ko tubindyarya, kuko kameme ntari bubabwire ko inzoga, ntari bubabwire ko burya nubwo twavuze ko kwa gatatu dusenga kandi tukiriza, ntago ari bubabwire ko watiyirije. Murabyibuka mbese ko tugomba kwiyiriza? Mbese akaba atari bubabwire, bikaba ngombwa ko akora ubuzima bw'uburyarya. Noneho amadini nayo akadukundira, akazana ibyo kwiyogosha umusatsi no gutega igitambaro no kwambara ijipo ndende. Noneho tukihisha muri ibyo, ariko twarapfuye mu imbere. Cyangwa tukihisha mu minsi yo gusenga, mu masabato, mu wa gatatu w'abarinzi, ku cyumweru simbure, tukihisha mu kintu, ariko nta kintu cy'ubuzima. Ariko Yesu yafashe umuntu wanjye wa kera n'ibibi bye n'intege nke, abambarwa na Kristo ku musaraba. Dufite ubutware hejuru y'icyaha. Iyo wabimenye rero, bigenda bicengera mu bitekerezo byawe, impinduka zikaba, ukavuga uti nubwo nagikoze, ariko hari umuzi wacitse, nzatsinda, kandi birangira utsinze. Mana yacu tugirire neza. Haleluya. Kuko wapfuye abatsindishirijwe ibyaha, ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yapfuye, yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwariho ariho kubw'Imana.
aba ariko namwe mwiyumvamo. Banza ubyiyumvemo. Ese uzabyiyumvamo gute? Kuko washoreye imizi muri Kristo, kuko waretse ijambo ry'Imana rigashorera imizi muri wowe. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha. Ndabizi ko napfuye ku byaha kandi ntibyaje ijoro rimwe. Nuko naretse, nuko wareka ijambo ry'Imana rigatinda muri wowe. Mwiyumvemo. Iyo umaze kubyiyumvamo bihita bikurikiraho bigashyirwa no mu bikorwa. Haleluya. Kandi ibyiyumviro byacu ntiwabishuka. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Mwana umwe yarambajije mu minsi ishize arambwira ngo ni gute nasenga isengesho ritari ubupfapfa, ritari ibintu bishira, isengesho mbese ry'ubwenge, nasenga gute? Muzi isengesho cyari cyo ni ikindaje ishinga ku mutima wanjye. Uye mubwira nkabwira ngo rengo gisaba Imana ngo iguhe ubwenge, wenda akagenda agasenga avuga ati Mana mpa ubwenge, atari cyo kiri mu mutima, ni kinyoma. Uyu munsi ushobora kwansaba ubwenge kuko nicyo wenda kiri mu mutima wanjye, sibyo? Ariko ntabwo nakubwira ngo saba ikintu iki n'iki, si cyo cyuzuye umutima wawe. Nusenga ujye ubwiza Imana ukuri. Haleluya. Isengesho namoke ibihumbi, ariko isengesho ryiza rikora ry'ukuri ni ikiri mu mutima wanjye. Sandra amaze kudusengesha mu kanya, dusaba Imana iduhe kwikunda, iduhe gukunda abantu, itwuzuza urukundo. Iyo ugeze aho hantu n'ubundi ari byo usaba, urabisaba, nibyo urimo gusaba. Ariko iyo atari byo, niba nizaniwe n'ibindi, biraza kuba biri ku munwa, ko ntabwo ndamenya ko kubura urukundo ari ikibazo. Ariko icyiza turakura, turiga, kuba mu nzu y'Imana tugenda twigira imbere. Haleluya. Imana yacu tugiriremo neza. Ngo abariko namwe mwiyumvamo. Ibyiyumviro byanjye bijya guhinduka biti, bihinduka uko ijambo ry'Imana ryagwiriye muri njyewe. Ngo abariko namwe mwiyumvamo. Ibintu byo guhinduka bihinduka kuko nahisemo kuba deep, kutaba superficiel, kutaba superficial. Iyo nahisemo kuba deep, nibwo ibyiyumviro byanjye bigenda bihinduka. Nkumva ko natekerezaga kera siko ngitekereza. Nkumva ubwoba bw'ibihe bwabaga bunyuzuye ntibugihari. Nkumva Imana iragenda iza mu buke bukiza mu buke buki. Ngo abariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Yo wabyiyumvisemo, mwibuke ko ubutsinzi bufatika bukurikiraho. Haleluya. Reka nange igize ingere mziri hanyuma dusoze. Nubwo ari ahantu hari hariho gato. Ndakwifuriza iki nshuti y'Imana? Ndakwifuriza kuba profond. Ndakwifuriza kuba deep ku rugero ubashije, kugira ngo hagire ibintu bihinduka kuko bigomba guhinduka. Haleluya. Nitukomeza gutwarira hejuru turaba turimo twihombya. Kandi igihe wagerageje kuba deep mu Mana, hari umusaruro byatanze. Dufite ubuhamya. Haleluya. Iminsi twashatse mu Imana twimbitse, hari ikintu byagiye bikora ku buzima bwacu. Amen. Iyo ushaka kujya imuhengeri, hari ibintu bihumbi bizahinduka. Hari amategeko rero yarashyizweho, ndashaka gukoresha urugero rw'abakobwa ba Serufehadi. Hari amategeko yaba mu isi yo mu mwuka, yaba mu isi ifatika azahinduka. Haleluya. Umuntu ushaka Imana mu buryo buri prof azaba pionnier, azaba umuntu utangiza ibintu bitari byaragenwe, ariko kuko yimbitse mu Mana dufitemo ubutunzi bw'igitangaza nshuti z'Imana. Haleluya. Reka tujye mu kubara 27 turi b'abakobwa. Kubara 27 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Reka nsome nihuse. Ngo maze higira hafi abakobwa ba Serufehadi mwene Heferi wa Gileyadi wa Makiri wa Manase, bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Serufehadi: Mahila na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Ngo bahagarara imbere ya Mose na Eliyazari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati: Data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranije kugomera Uwiteka bafatanije na Kora. Ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Rwari urubanza rushya. Abandi bakobwa bose babuze ibyabo, baramutse bavutse ari abakobwa gusa, barabashyinguye birarangira. Niyo mpamvu Mose yari atarabona igisubizo, aha umuryango wavutsemo abakobwa gusa. Mana ishimwe kubw'aba bakobwa.
ngo Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Serofehadi baburanye iby'ukuri, ntuzabure kubaha gakondo muri wene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se, kandi ubwira Abisiraheli uti umuntu napfa adasize abahungu muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Itegeko rirahinduka kubwo abakobwa bahisemo kuba deep. Kuki nkubwira ngo babaye deep? Aya makuru bavuze baragiye baravuga ngo ku murongo wa 3 data apfire mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranyije kugomera Uwiteka bafatanyije na Kora. No kuvuga ngo abakobwa bari baza amakuru. Haleluya. Twebwe tumaranye Bibiliya imyaka 15 harimo n'abatazaye makuru yuko kwa Kora byagenze. Harimo abadafite makuru ariko abakobwa bari bazi ko byagenze. Haleluya. Bari bazi ko Kora, Datani na Biramu bigometse kuri Mose, bakamwigomeka bavuga ati ariko ubu koko mu bantu bose Imana ni wenyine ivugana nawe, ni wowe yarobanuye. Ngo Mose yaragiye aborogera Uwiteka kuko Mose yarazi uburyo Imana yamuhamagaye, yarazi ko atari ibintu yihimbiye. Ariko Kora na Datani n'uyu nguyu Abiramu ni Barabiramu bamaze kuvuga gutyo, Mose asenze ngo aravuga ngo niba pfurupfu rusanzwe Imana irabitaramuhamagaye. Mbona cyane amagambo yanjye sinyibuka neza. Haleluya. Hanyuma isi irasama irabamira. Aba bakobwa bari bazi ibyanditswe. Ntushobora kurekera mu burenganzira bwawe mu isi yo mu mwuka utarimo guhitamo kuba deep mu by'Imana. Haleluya. Baravuga ngo data yazize ibyaha bye ntabwo yifatanyije n'abigometse. Kuki twabura gakondo yacu? Nuko data yabyaye abakobwa gusa. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Nta mupaka mu isi yo mu mwuka aho tuzashaka kugarukira niho tuzagarukira. Reka bacantege bavuga ati ibyo bintu rero nta muntu ujye ubikira, umuntu apfana nabyo, iyo myaka igeze biba byararangiye, nta kindi ujye uvuga uti wowe ni wowe nanjye ni njyewe. Nta mupaka mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Niba amategeko ashobora guhinduka, Mose ntiyarazi icyo kuvuga, yafashe urubanza rwabo ngo arushyira Imana. Mu isi yo mu mwuka nta mupaka. Ntago rutansa ari umupaka ngo nugera hageze ngo uzabugezeye. Nta mupaka. Wahitamo kwiyegerera Imana ugashaka Yesu mukinjirana mu bwiru butabwiwe undi muntu. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Watugiriye neza akadukingurira ngo umwenda wakingirizaga hera wacitsemo kabiri. Abadakwiriye abatemewe twese twinjirayo. Amategeko arahinduka ku bw'aba bakobwa. Imana ibwira Mose ngo bari abakobwa baburanye by'ukuri, genda ubaha umugabane bagire nabo gakondo iwabo. Kandi umuntu wese mategeko ahita yandikwa. Haleluya. Umuntu wese uzasiga byaye abakobwa gusa nta muhungu nawe ageragwa nkuko basaza be baragwa. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Dufite ibintu byadukiriyeho iteka byo mu isi yo mu mwuka, ariko nuba deep uzabivuguruza. Mareke dushake Yesu. Hari ibindi bintu byo kwisi abantu bandi bafite access wowe utafite access. None nibyo dufite access kweri, tubyihorere. Haleluya. Inkuru y'Ababirami bamukubara 16. Reka mvuge kuri Eliya na Elisa hanyuma none ndashoje. Mu Bami ba kabiri igice cya 2 murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 10. Ibi bintu kuzabifata niko bizakubera. Ukuzabifata ibi bintu byo mu mwuka niko bizakubera. Ni wowe nta rubanza na rumwe Imana izaba ifite. Haleluya. Ari umwigisha umwe nakurikiye n'umusaza w'umu francophone witwa Kamambiri ni bari Karambiri. None aravuga murabizi Imana yarabwiye Abisiraheli cyangwa yarabwiye Abraham ko bazamara imyaka 400 hanyuma 400 yashira bakagaruka cyangwa bagahabwa igihugu. Hanyuma murabizi ko 400 yarenze bakavuye ku mwaka wa 430. None atanga urugero ngo abantu babasha kwibaza ngo Imana ngo yakerereweho yagize ubukererwa ati nta kibazo. Uwo rero ateguye uzajya kubakurayo. Ngo yaramuhamagaraga n'urwenya ntabwo byanditse muri Bibiliya, ngo yahamagaraga Mose ko Mose yaratinze inyuma y'intama, ngo yamuhamagara kwitaba ngo muri make nawe kubera gutindana n'intama nawe yarabaye nk'intama. Gutegurwa kwawe nuko ingenzi kandi kurihutirwa. Niyo mpamvu ukwiriye kuba deep mu bintu by'Imana, kuko hari abantu ibihumbi bazakirira muri wowe, hari ibintu ibihumbi uzakiza mu muryango w'iwanyu, hari ibintu byiza uzadownloading ukuye ku Mana ukazabiha urubyaro rwawe, ukazabiha abo mwashakanye. Wikererwa, hari amateka agomba guhinduka.
uko tuzabifata niko bizatubera. Reka twumve uyu mugabo Eliya na Elisa hanyuma dutahe. Ngo igihe Uwiteka mu Bami ba 2:2 umurongo wa 1 kugeza ku 10. Ngo igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa. Baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi, ariko nimugire gute? Nimuceceke. Yabikuru byose bidafite umumaro uzajya ubicecekesha. Ngo Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi. Maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50 baragenda bahagarara kure aho babitegeye. Ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubita amazi yigabanyamo kabiri. Amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ahambutse. Bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati saba icyo ushaka cyose ndakigukorera, ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Haleluya. Mbibutse ko nukuri nawe uramutse uri Imana wasigira uyu mugabane Elisa. Ariko mbibutse mu bami ba mbere habanza ku gice cya 19 Imana yari yarabwiye Eliya cyagiye yari ameze n'abashaka gupfa, yari yamubwiye umurimo abanza kubanza gukora, harimo gusiga amavuta Yehu cyangwa kumusengera, harimo na Elisa. Usiga amavuta Elisa azasigara umuhanuzi mu kimbo cyawe. Byari byaravuzwe n'Imana, ariko imyitwarire ya Elisa iragaragaza ko atari umuntu ucisha hejuru, arabishaka n'umutima wose kandi arabihabwa. Haleluya. Umuryango wo gushaka Yesu uradukinguriwe, isi yo mu mwuka iradukinguriwe. Aho turi bugarukire naho ngaho. Ubuzima bwawe niyo mahitamo yawe. Haleluya. Sigara ngiye i Beteli yanga gusigara, sigara ngiye Yeriko yanga gusigara. Kandi mwibuke ko siwe wenyine wari uri mu ishuri ry'abahanuzi. Mwumvise bari abahanuzi 40 bari bahagaze babitegeye, bafite ibintu by'amakuru batabyaza umusaruro. Nukuvuga ngo nabo Imana yari yavuganye nabo, bari babizi ko urumva se atari amakuru y'igitangaza, bari babizi ko yari bugende, ariko se babimajije iki? Bari babizi tu. Ijambo ry'Imana wumvise urarizi tu, ntabwo urishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Aravuga ati ndagenda bizi ko bugende ko nimuceceke ngiye mfite icyo nshaka. Uyu mugabane w'inshuro 2 ntabwo yamusabaga amavuta y'inshuro 2, nubwo ariko byagenze. Abazi amakuru ya Bibiliya n'amategeko, umwana w'imfura yahabwaga ibitangana n'iby'abarumuna be, kuko yagombaga kuzasigara responsable papa atagihari. Ninko yakavuga ati rwose nzasigara mu kimbo cyawe. Agiye kumubera umeze nk'umwana w'imfura, uzasigara akora ibyo yakoraga, kandi byarabaye. Ubuzima bwawe ni amahitamo yawe. Ukomeze iki kirabishye, ariko ndakivuga si umugabo wawe wabikugize, nta nubwo ari ababyeyi bawe wabikugize, kandi waramaze gukura. Kireka abana batoya, abana bakiri batoya basubisa amahitamo yanjye mabi, bakungukira mu mahitamo yanjye meza. Siko bimeze? Ariko igihe kiragera tugakura, twamara no gukura tugakizwa. Haleluya. Ukomeze aho uzagera mu Mana. Yesu ashimwe. Ntago ari wa muntu wanze ko wiga, ntago ari waso wanyu mpaguruke dusenge, ntago ari waso wanyu wasanze cyagiye ntagutabara, ntago ari umugabo wagukinyagaje ngo none ngo watakaje ibyiri, ntabwo ari byo. Ubuzima bwanjye amahitamo yanjye. Haleluya. Niho hantu honyine tudafite umupaka. Ibituvana mu murongo w'abahamagarwa ni byinshi, ariko ahantu tudafite umupaka, Yesu uri muri injira yo bingana iki? Yesu uri muramushaka bingana iki? Ijambo ry'uri murarishaka bingana iki? Uri muraryumva bingana iki? Uri murahembura umwuka wawe bingana iki? Wigwa mu kinyoma cyo gushaka ucishije hejuru.
agemura n'umuntu mu muhanda akambwira ati ndagukurikira cyane, ati nkurikije ijambo ry'Imana cyane. Ni yarangiza akambwira ati ukavuga ngo mu gitondo ngo umuntu yurire ngo akamutongo cyangwa agire gute ngo abanze Imana. Ngahita mvuga nturankurikira kabisa. Ako nakubwira ati ndagukurikira cyane, ati ibiganiro ukorana na Pastor Antoine Rutayisire tumaze imyaka ntibuka n'umubare wayo tutarakora ikiganiro cy'abashakanye, kandi ngo arankurikira buri munsi. Si ngombwa ko wankurikira, ariko nanjye unankurikiye ntacyo bitwaye, ibyo mvuga n'ibizima, ariko shyira ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Wasomye Bibiliya usanga abera basenga. Senga, rema agahe ko gusenga mu mbaraga zawe. Ntuzatangira ku munsi wuzuye, ntuzatangira ku masaha, tangira nubwo yaba iminota 5, yishyira mu buzima bwawe. Wumvise ko abera bajya biyiriza, rema umunsi wo kwiyiriza. Bwira Imana uti Imana ndagushaka. Numvise bavuga kuvuga, ndashaka kuvugana nanjye. Hari ubutabazi bonerwa muri wowe, numvise ubuhamya bw'abera, ndashaka impinduka mu buzima bwanjye. Mana sinshaka ko bizagarukira aha ngaha. Umutima wawe nurakare, uvuga uti ntago bizagarukira aha, ngomba kukubona kukuriho, ntiwigeze uhinduka. Yesu kwaruri kera, ni kuri na n'uyu munsi, ni kuzahura iteka. Wikwemera kugarukira bugufi, ngwino dufatanye urugendo rwo kwinjira imuhengeri, twe kugarukira bugufi. Cyubero cy'Imana kiri he mu buzima bwacu, imbaraga z'Imana ziri he. Nanjye kubwira afite urugendo kandi rurerure, ariko nimuze twigira imbere, nimuze twe kugarukira bugufi. Ikintu cyose wamenye mu Mana gishyire mu buzima bwawe. Icyo wamenye ko wanga wikebaguza ureba niba bakubonye, ahubwo cyange niba utaragishobora saba Imana imbaraga. Bwira Imana uti nshoboza, nandika ibishego kuri telefone, mvuga ibishego kandi ndi umukristo, nandika ibintu bitari byo. Bwira Yesu uti ibintu ntibisa nk'umusore ndiwe, ntibisa nk'umukobwa ndiwe, ntibisa nanjye, ntibisa n'abakwitirirwa imbaraga. Mvuga ubusa nkamara amasaha mvuga ubusa. Mana gabanya, ntibishoboka ko umuntu utunze ubutunzi bwawe bungana gutya yamara umwanya apfusha ubusa amagambo, kandi azi ko ku rurimi rwe harimo ubugingo n'urupfu, azi ko biriho, ntago abakiriho kuvuga ibyo yishakiye. Reka umusaba gushoboza, byibuze ubyifuze, kandi wibuke ko nudashora imizi umwanzi azabyiba, umere nkaho utigeze wumva ijambo ry'Imana. Reka twisengere dutahe. Imana ibahe umugisha. Data tuguhaye icyubahiro, urakoze kuri kumwe natwe kugira ngo tugirire neza. Urakoze kohereza ijambo ryawe, kandi Mwami ngo ukaryohereza ukariha gukora icyo waritumye gukora. Turashaka impinduka mu buzima bwacu. Mwuka wera omatana n'imitima yacu, omatana n'ubuzima bwacu. Dutera uburakari mu myuka yacu kugira ngo turambirwe igipimo cyo hasi duhagazeho. Mwami w'aba bamwe tumaze imyaka dukijijwe, ntituzi ijwi ryawe, ntituzi ukuvuga, ntituryohewe n'ijambo ryawe, twuzuwe n'intege nkeya, imiyaga iraza ikadukubita hasi tukarambarara. Ngwino duhe imbaraga Mwuka wera, ngwino dushoboze kugira ngo ijambo ry'Imana rishorere imizi muri twebwe, dushoboze kugira ngo natwe ubwacu dushorere imizi muri Kristo. Dukize kuba hejuru gusa, dukize Mwami w'abami, dukize, turabyemeye kuko ubuzima bwacu busa, yaba mu mwuka yaba mu bifatika. Turabizi niyo mahitamo yacu, nubwo tutabikunda kubyumva, ariko ni ingaruka z'ibyo twahisemo, ni ingaruka zaho tugejeje. Uri Imana ijya inyuranye ibihe ku buzima bw'abantu, uduha inyota yo kugushaka, uduha imbaraga zo kwinjira imuhengeri, kugira ngo ibyo tugenera byose tubisingire hatabuzemo na kimwe. Nyagora ku ngoma, mpesheje umugisha ubwoko bwawe, bagirire neza, ubiyereke, ubaha umugisha. Mwuka wera nshuti nziza, wowe utwigisha byose. Igihe kimwe Yesu wabwiye abigishwa ngo nifite ibintu byinshi byo kubabwira, ngo ariko niho mwabasha kubyihanganira. Ngo ariko Mwuka wera naza azabamenyesha byose, azabibutsa ibyo nasize mbabwiye. Mwuka wera mwigisha mwiza, ngwino twigishe, ngwino twigishe ko umuntu aba deep muri Kristo, ngwino twigishe ko umuntu yemera ijambo ry'Imana rigashorera imizi muri we. Ngwino bikorere muri twebwe, ngwino usengere muri twebwe, tubashe kugira imbaraga zo gusenga. Ngwino uzana uburyohe mu ijambo ry'Imana, tubashe kuryumva, tubashe kurikunda. Ngwino twegura aho twari tubandaraye, aho twari ducogoye, ngwino wongere tubyutse twizeye umurimo wawe. Wowe watunze agatoki tukamenya Kristo, urakomeza gukora umurimo muri twebwe. Umugisha abana bawe, ubagwiriza inyota yo kugushaka. Umugisha wawe umatane nabo, ineza yawe ibagaragareho. Subize gusenga kose kuzamuka mu mitima yabo, ubabere igisubizo, ubagirire neza. Mwami tuzongeye kugaruka mu nzu yawe dufite ubuhamya n'amashimwe bw'ineza yawe ku buzima bwacu. Urakoze, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mani baho umugisha, murakoze kwihangana.